ibihe byiza wowe udukunda, wowe udukurikirana, wowe utugira inama, wowe uduhamagara, wowe ushyiraho commentaire, wowe wakanze subscribe, wowe uri kutureba, uri kudukurikirana muri uyu mwanya, reka ngushimire cyane. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane. Ni ibintu umukuru w'igihugu yavuzeho ku munsi w'ejo ubwo yarahizaga abadepite muri iyi manda y'imyaka 5 tugiye kwinjiramo cyangwa se twinjiyemo already. Akaba yarahizaga abadepite ndetse na minisitiri w'intebe. Umukuru w'igihugu yavuze ijambo ryiza nk'uko bisanzwe, hanyuma anagaruka ku madini. Aho rero nge niho mpita mba interese, niho mpita ndeba, kuko ibiganiro byacu cyangwa se commentaire zacu ziba zishingiye cyane cyane ku madini. Avuga ku madini, ni ikibazo cyari kimaze iminsi kiri aho ngaho kivugwa cyane, abantu babigarukaho muri media, muri social media n'ahandi hatandukanye, bavuga kuri kino gikorwa cyo gufunga amadini. Hanyuma rero ndibuka igihe kimwe Rutayisire yavuze ko ibi bintu umukuru w'igihugu atabizi, ahubwo nabimenya azabadohorera. Hanyuma ariko umukuru w'igihugu yemeje ko abizi. Reka gato twumve icyo umukuru w'igihugu yavuze kuri ibi bintu byo gufunga amadini. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Izi minsi mbibona, kandi sibwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi niba bamwe mubyibuka, hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate? Amakanisa cyangwa ni iki? Ukabona amakanisa mu Rwanda, ngo amakanisa bafunze ibihumbi. Amakanisa ibihumbi ni iki? Mwarwaye iki koko Abanyarwanda? Ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije, ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho, ku buryo twongera tugasubira hahandi? Abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite, bibonera umutungo wabo. Ni iki? Ni indwara ki? Abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva, sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba, nijoro nari ku musozi kanaka, nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye.
wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga by'uko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza, mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubu kiba kikiriho ko mwashize mutabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari ibyo twavutse, bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabye, wa mugani w'Ikinyarwanda. Ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki, ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho. Niba ari ibintu hari amategeko abigenga, niba byujuje ibyangombwa, ibyo birumvikana. Mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza, umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe, nawe uko ari umuntu nkawe, wagiyeho ubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi. Ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Icya gatatu rero, noneho njye nzabagiraho inama, nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo. Biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera
icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike. Kandi ntaho bihuriye, iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira surabuvana hehe? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Yes, mwabyumvise, yavuze ko amadini harimo akajagari, harimo abahanuzi bahanura ibintu bimeze nk'ubutubuzi, babeshya abantu, barindagiza abantu, abantu mbese bafite imico mibi, bafite imico yo kurindagiza abanyarwanda, kandi ko ibyo ngibyo atazabyihanganira ndetse azanabirwanya. Yavuze ko ako kajagari kari mu madini azakarwanya. Hanyuma rero mbere yuko nababwira ngiye uko byumva, reka manze twumve Arno n'umusesenguzi wacu dukorana cyane. Reka twumve icyo abivugaho, icyo yavuze, icyo yatubwiye kuri ibyo Perezida Kagame yatangaje bigendanye n'amadini. Yego pole, umuyobozi ni umuntu ukomeye, kandi iyo bavuze perezida w'igihugu aba areberera igihugu. Kera hari ahantu nakoraga akazi, umuyobozi umwe yajyaga atubwira ngo buriya ngo perezida niwe ukurikira Imana. Nyuma yo kumvira amategeko y'Imana, biba byiza kumvira amategeko y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ibyakozwe byose agaragaza ko yari abizi, ariko nanone yaba yaranabitanzeho igitekerezo wenda mu gihe kimwe runaka, bitewe n'uko nawe azi neza ko hari abantu bigeze kumushaka bamubwira ko bashaka kumuhanurira. Ngira ngo ayo makuru ayazi. Hari n'andi yigeze kugaragaza avuga ati biratangaje kubona umuntu akubwira ngo tura hano 5,000 ngo ubonye ngo imodoka ngo za Prado ngo umwaka utaha, ngo urabyibuka iyo nkuru kuri Rugagi. Perezida nawe yigarutseho kera hashize igihe. Ibyo avuga, uyu mugabo abantu bamwe bashobora kwibaza, bashobora kuvuga byinshi, ariko uyu mukuru w'igihugu ibintu by'Imana ameze nk'umuntu ukurikira cyane, kuko ntushobora kumbwira uburyo amakuru nk'aya amugeraho. Yarabivuze neza ko ikintu cya mbere kuri we ari amakuru, kandi koko rero ibintu yavuze nkeka hari undi muntu ufite ikindi kintu ashaka kuzanamo cy'amarangamutima menshi ye, ariko yavuze ukuri. Hano hanze hamaze kuba akavuyo k'amatorero ku buryo hakenewemo icyo nakwita umukwabu kugira ngo ayo matorero amwe afungwe, ahagarikwe kuko arimo arayobya abantu. Pole, uzajya kuri YouTube sinibuka icano izina ryayo, umugabo bakunda kuvuga ngo avugisha ngo abantu ngo amapusi ngo abarimo, uzasanga kenshi umunsi wose
bashobora kumara hafi icyumweru ngo bari mu bihe by'ubuhanuzi. Imagine abantu bakareka imirimo, abantu bakareka kujya gushaka imirimo bakajya gushaka ubuhanuzi bro. Kandi nzi ko Imana yo iyo yaguhanuriye cyangwa yagutumyeho umuntu ashobora kuva n'i Rusizi akaza kukureba aho uri, ugatungurwa no kumva umuntu utazi Imana yamugutumyeho. Hari akantu keza yavuze abantu babyumve, yavuze ngo amwe mu makanisa, ntabwo yavuze amakanisa yose, hataza kugira aho abantu bibeshya ko yarwanyije amatorero. Yavuze ngo amwe mu makanisa arimo aracyucyura abantu n'utwo bari bifitiye. Ibi rero hari n'uwigeze kubyivugira, aravuga ngo sinzongera kuguhanurira niba utanyishyuye. Reka tuve kuri ibyo. Ubu kuwitwa Hakimu ahanurira mama Sava ko umugabo ari papa Sava, uwitwa ngo Prophet Hakimu. Umusore ndamuzi, Imana imbabarire, ntabwo ngiye kujya kumuvugaho byinshi, ariko papa Sava yaravuze ati ibyo simbizi rwose. Mama Sava kuva icyo gihe yavuye yari yababaye kubera ko yabonye ko ibintu amubwiye bitabaho. Tureke rero gukomeza kurangazwa n'ibi bintu, ahubwo twumve icyo umukuru w'igihugu yashakaga kuvuga ni igiki. Buriya nta kintu ajya apfa kuvuga atabanje kugikuraho amakuru neza. U Rwanda ni igihugu gikeneye ko gitera imbere mu buryo bwose. Amatorero n'amadini bya hano mu Rwanda bifite uruhare runini mu iterambere ry'iki gihugu. Ejo bundi nahoze ndeba uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu, nsanga Katolike irarusha umubare w'ibigo by'amashuri leta. Bivuze iki so? Ntubyumva? Donc bivuze ko amadini amwe afite icyo amariye leta, kuba bafungura amashuri, ibitaro, urwo n'uruhare rw'amadini baba bari gutanga mu iterambere ry'igihugu. So rero abantu bamwe bashobora kuba bari babyumva bagendeye kuri amarangamutima na bya bindi twibeshye ngo turi abanyamwuka, ariko ndaguha ingero. ADEPR ifite ibikorwa byinshi by'iterambere muri kino gihugu. Eglise Catholique nuko, Anglikani nuko, ama eglise amwe ya Protestant, za Zayoni zifite amashuri n'ibitaro. Urumva bivuze iki? Bivuze ko hari uruhare bari gutanga mu kubaka igihugu. Ni naho bagomba guhera akenshi batangamo n'imirimo. Ntabwo rero Perezida wa Repubulika uzi uruhare rw'amatorero n'amadini mu kubaka igihugu yafunga amadini yose ngo yirukane Imana mu gihugu. Ahubwo imvugo ye yumvikanyemo kuvuga ngo abo bantu b'imburamukoro birirwa bacyucyura abantu amafaranga, biba abantu amafaranga, bihishe mu Mana, bitwaje Imana, nimugire vuba ahubwo mubashyire ku ruhande. Ikijyanye no gusora cyo ni nk'igitekerezo, ariko sinibaza ko cyo byapfa guhita bikunda aka kanya, kuko imiryango itegamiye kuri leta myinshi ntabwo isora. Nako niko itegeko rivuga. Nteko itegeko rihindutse, ariko birashobora kubivuga, hakaza kubaho ibiganiro hagati yabo na RIC ngira ngo urayizi nihagarariye amadini n'amatorero, bashobora kuba babiganiraho bakavuga ati okay, reka tubiganireho na leta turebe si ibyo bintu birashoboka. Ariko ikintu cya mbere nibaza ko no mu bihugu byateye imbere bibaho, amadini yerekana raporo y'ibyinjiye n'ibyasohotse. Usibye ko nta hantu bisanzwe bibaho, ndibaza ko amadini hano mu Rwanda raporo jafu ya ku karere. So rero numva ku bwanjye iriya buriya butumwa yatanze ni ubutumwa bwerekana ko nawe ababajwe cyane n'abantu basigaye bifata bakirirwa mu nsengero barindagiza abakene, njye niko ndibuvuge, wenda n'abakire bamwe, bakabarindagiza n'abize yabivuze, bakabarindagiza
bababwira ngo bafite ubuhanuzi. Hari akantu keza yavuze avuga ati ngewe waza kumpanurira ariko se urampanurira banza umpe evidence. Wow, bivuze ngo uyu mugabo nawe ikintu cy'ijambo ry'Imana acyumva, kuko ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo umuhanuzi agomba gutanga ibimenyetso, ntabwo ari byo kuza gusa guhurutura aho ngaho. Tanga ibimenyetso kugira ngo wemere ko ubwo buhanuzi bwavuye ku Mana, atari ubwo wihimbiye. Mbivuze mbivangavanga unyihanganire kuko tutaganire direct wenda ngo ugende umbaza, ariko shyiraho akitso, shyiraho akadomo, nakubwira ko iyi gahunda itagamije gufunga amatorero nk'uko bamwe bashatse kubigeranya n'ibyo numvishe bigeze kuri Burundi ku bwa Bihozagara. Oya, ahubwo iyi gahunda yo mu Rwanda iri gukorwa kugira ngo ibintu bijye ku murongo, abantu bayobora amatorero baba ari smart, baba barize, bafite ubumenyi ku byo bagiyemo, atari ibintu byo kuza gusa ngo ni iby'abanyamwuka gusa. Sibyo, Imana idusaba kuba abanyamwuka tukaba n'abanyabwenge. Rero uza kwibeshya ngo mwuka ngo w'Imana ngo yavuze ngo yobora, idusaba kuba abanyamwuka tukaba n'abanyabwenge. So impamvu hazamo ubwenge nuko ntabwo iby'umwuka gusa bihagije, n'iby'ubwenge birakenewe. Niba uko bivuga, tureke rero twemere ibiri gukorwa, amadini aca bugufi. Gusa nanone ndanenga icyitwa Rick yewe ngira ngo na Mbanda uriya wa Anglikani niba ntibeshye, kuko nabo ibi bintu ntibyakagombye kuba byarageze muri RGB rwose. Ibi bintu Rick yakagombye kuba yarabikoze, ikabihanduringa, ikajya iganira na RGB. Aya madini nyine bavuga yaje agamije gucucura abantu amafaranga, bakayafunga kare bitarenze gusakuza. Aha rero habaye amakosa ya Rick, ngenda inenga ikosora imikoranire yayo n'amadini hakiri kare. Ibi ntabwo ari ibintu byagombaga kurinda bigera iriya hejuru, ni ibintu byagomba kurangirira hasi bakabihanduringa. Nk'uko tubona RMC n'ibindi mu itangazamakuru, hari ibibazo byakagombye kugera muri perezidanse, muri RGB, ahubwo RGB yakagombye guha amabwiriza Rick ikabyikurikiranira, abanyamatorero ubwabyo bakifunganirana, bakavuga ati wowe rwose turakunenga, jya hirya turagufungiye, bakamenyesha RGB. n'ibintu byari byoroshye cyane, ariko nayo nta kintu yakoze rwose, nayinenga. Ahubwo nshimire rwose ubuyobozi kuko butureberera kandi buri kuturebera neza, biri muri realite. Nanjye ndi umukristo, hari ahantu ngera nkareba ibintu nkumva umutima urandiye, nkumva ubwoba, nkatekereza itorero ryazaza rizaba rimeze rite, niba abantu baziga babyuka bakavuga ngo bari kuvuga ngo ndani muri wo ngo harimo ipusi, kumva ari kuvugana n'umuntu ngo ni ipusi iri kumuvugira mu kamona. Ibintu byarahindutse, abantu kuva kwa mbere kugera kwa gatanu birirwa mu rusengero. Isi y'Imana turi gushaka yo ntabwo inezezwa nuko twajya mu mirimo. Imana iraturemera imirimo tukayikwepa ngo tugiye gushaka ubuhanuzi. Umuhanuzi Imana yagutumyeho ntabwo umusanga mu rusengero. Umuhanuzi Imana yagutumyeho arakusanga aho uri mu rugo cyangwa se mu mirimo, akakubwira ngo Imana yakuntumye kandi ngiye sinari nkuzi. Ariko ibyo bindi abantu bajya gushakishanyaho amakuru bakaza kuyahanurizanyaho, ubundi wowe ibintu uri gukora n'uruhe ruhare ufite uri gutanga mu kubaka igihugu, usibye ahubwo kumara kurimo ubunebwe mu banyarwanda. So ngewe rero ndi kumwe nawe 100%. Icyo nari ntegereje kumenya, nashaka kumenya neza muri iri jambo rye, ese koko nari ntegereje kumva uruhande rwe, ariko ngamije kumenya ese koko yifuza guhagarika amatorero mu Rwanda cyangwa ashyigikiye ko amatora ashyirwa ku murongo. So aho twahurije nuko ashyigikiye ko amatora ashyirwa ku murongo, agahabwa umurongo ngenderwaho, ku buryo n'uzabyuka ashaka gushinga itorero abanza kureba ko yujuje ibisabwa, apana ko umuntu abyuka umwuka wera ngo yamuyoboye. Abenshi uzarebe bashinga amatorero muri ino minsi baba basoze mu yandi matorero bashwanye, bapfuye ibintu bitandukanye, abandi bazi ko ariho hasigara amafaranga.
Yes, arakoze cyane Arno, arakoze kuko ibintu atubwiye ni ibintu wumva biri mu bwenge kandi byumvikana. Hanyuma kandi muri kino kiganiro Stevenson Daniel yatubwiye ibintu bikomeye kandi rwose byumvikana nabyo birimo ubwenge bwinshi cyane n'ubusesenguzi bwimbitse. Reka twumve mu magambo makeya uko Stevenson yabisobanuye. Hari ibintu nka bitatu umuntu yashingira kuvuga ngo wenda izi nsengero koko zibahirizwe. Icyambere, hari ubwo niba mu mujyi wa Kigali cyangwa no mu mijyi yose y'igihugu cy'u Rwanda barimo bavuga bati imiturire, imyubakire igomba kuba ifite ubuziranenge, yujuje ubuziranenge, ifite ibishushanyo mbonera bijyanye n'igihe, bijyanye n'uko umujyi wa runaka, bijyanye n'aho imiturire iri. Niba ari muri karitsiye y'umujyi runaka, hakaba hari igishushanyo cy'uko umuturage ugomba kubaka inzu igomba kuba ijyanye n'igihe. None se haragumaho rwa rusengero rwo muri 60? None se haragumaho rwa rusengero rwo muri 91? Ntago byakunda. Niba igishushanyo mbonera cy'ahantu hagomba guturwa kijyanye n'icyerekezo, birumvikana ko na rwa rusengero rugomba kuba rufite ibijyanye n'icyerekezo mu buryo bw'imyubakire no mu buryo bw'isuku no mu buryo bw'urusaku. Hari insengero wasangaga ziri mu baturage kandi ibyo ntabwo byemeranwaho n'ubuyobozi bw'igihugu bushinzwe cyangwa se bureba imiturire. Icyo ni ikintu cyumvikana. Niba abaturage kubaka amazu yabo bibasaba ko bagomba kujyana n'igihe cyaho bagomba kubaka, birumvikana ko n'insengero zigomba kuba nk'aho. Icya kabiri, imico mibi n'imyifatire mibi, ingeso zaranze abapasteri, abapotre, ababishop, abahanuzi, cyane cyane hakagaragaramo ibyagiye biba ubujura bushukana. Ibi bintu byagiye biba mu bapasteri batari bose ariko bamwe, bikagaragara ko ari ubujura bushukana. Mu by'ukuri bakiba abaturage, bakiba abakirisitu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakoresheje ubuhanuzi, bakoresheje amagambo aryohereye yo kubiba. Hari wigeze kuvuga ngo abantu nibafate kredi baze bubaka urusengero ngo Imana ntabwo izabakura ku rutonde rw'ubugingo. Ubu n'ubujura, iki ni ikinyoma. Hari abandi bagiye bavuga ngo umwanya wa mbere mu rusengero ntabwo ngo ari ijambo ry'Imana, ngo sukuramya, ngo ni ituro. Ibi ni ibinyoma. Okay, umuntu yavuga ibintu byinshi, ariko iyi myitwarire, iyi mico, izi ngeso ni nabyo Perezida wa Repubulika yagarutse akavuga ati abantu bagizwe indindagire kubera abantu bashatse kubarindagiza bakabayobya. Ibi nabyo biri mu bintu byatuma insengero zimwe na zimwe zifungwa ndetse ziganafungwa burundu kugira ngo abana b'u Rwanda babashe kugira umutekano. Ntabwo bazagira umutekano w'igihugu nyuma, ariko ngo nibagera mu madini bagiriremo ibindi bibazo. Icya gatatu, impamvu ya gatatu mbona izi nsengero zigomba gufungwa nuko hari abantu benshi bari kuza kuvuka akabyuka nimugoroba cyangwa mu gitondo akumva agomba gushinga urusengero, akumva agomba gushinga idini. Nta bumenyi abifitiye, uretse n'ubumenyi bw'iyobokamana nta n'ubumenyi busanzwe afite, kuko yagize kumva ko yavuze bigakunda, yahanuye bikemera, akumva ko akwiye kuba umuyobozi w'idini. Njyewe Dani wari pasteur muri Dani Church ishumbwe na Pole, kuko Pastor Dani agiranye ikibazo na Pole, ngahita njya gushinga church. Nta burenganzira mbifitiye, nta bumenyi mbufitiye, simbashije no kuba nayobora nabo mu rugo rwanjye neza, ari umuryango mutoya, ariko mise numva ko ngiye gushinga church. Rero aka kavuyo n'akajagari ntabwo ngiye mbibona ko baciye insengero, ahubwo ni uguhagarika insengero zitujuje uburenganzira
n'ibisabwa ko za nsengero zibaho. Niba uyu munsi umuntu ahaguruka akaza agafata agasoma icyanditswe akagisobanura uko kitari, mu by'ukuri uyu muntu azaroha abantu benshi. Nabyo perezida ari kuvuga ati abantu babaye indindagire. Ni ukubera iki? Ni uko hari ibyanditswe bisomwa bikoreshwa nabi n'abantu batabifitiye ubumenyi. Ni byiza ko umuntu ushaka kuvuga ijambo ry'Imana ariko nagenda anarihugurirwa, nagenda abyige, nagenda amenye uko yitwara, nagenda amenye uko avuga, nagenda amenye Bibiliya ni iki. Kumva ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana gusa ntabwo bihagije. Birakwiriye ko habaho n'ubundi bumenyi bwiyongeraho mu byo ugiye kuvuga. Rero ku rwanjye ruhande nta gikuba cyacitse igihe cyose habayeho impunduramatwara, haba abantu batumva ibintu kimwe. Ibi ngibi ku rugero rutoya byabayeho muri ADPR, habaho impinduramatwara, habaho amategeko mashya, ibintu birahinduka. Revera Ndayizeye uriho ahindura ibintu byinshi, baramutuka, baravuga, abahanuzi batigeze bahanura baraza barahanura. Ariko se uyu munsi ADPR ntiriho. Abasakuje n'abasakuza batumije ADPR idakomeza kubaho, izakomeza kubaho, inariho. Ariko bacayura ibintu bidakwiriye, ibintu bikocamye birangire. Rero icyo nasorezaho, abantu nibumve ko bakwiye kwakira impinduka. Igihe cyose umuntu atakiriye impinduka aravunika, kandi kutazakira udafite ikindi kintu bikoraho ni ukwivunira umutima. Abantu bemere ko bagomba gukurikiza amahame n'amabwiriza n'amategeko agenga insengero, haba mu miturire, mu myubakire, mu cyerekezo, mu buhanga n'ubumenyi bw'ibyo bagomba gukora. Ihundi insengero zikomeze zibeho. Icyo mbona cyo kindi mu mboni yanjye nuko leta idashaka insengero z'akajagari. Urenze metero 500 urusengero, urenze metero 2000 mu rusengero, urwa runaka. Ako kajagari niko gashobora gucika. Bashaka kugacika, ahubwo hakabaho insengero nkeya. Hakabaho insengero nkeya ariko zujuje ubuziranenge, zujuje ibisabwa. Ubwo nyine ikikurikiraho nuko abantu bagomba kubyakira, abatazabyakira nabo kandi bazahabwa irindi gororero. Urakoze cyane Paul. Hanyuma mu by'ukuri ibintu by'amadini, ibintu by'ubuhanuzi, reka gato mvuge ku buhanuzi n'abanyarwanda. Hari umugabo umwe w'umumisiyoneri, ntago nibuka izina rye, mumbabarire. Yari umumisiyoneri mu bihugu 4, mu gihugu cy'Ubugande, mu Rwanda, Uburundi ndetse na Kongo. Hanyuma akora ripoti igendanye n'imisengere n'imyizerere y'abaturage bo muri ibi bihugu. Donc abakristo bo muri ibi bihugu bizera Imana gute, ni iki kintu batindaho cyane mu misengere yabo. I Bugande, rikaba ariho mpera, yavuze ko Abagande bakunda ibintu bya deliverance kubera ko akenshi bo bemera ko baba bafitanye connection cyangwa se connection n'abakurambere babo ba kera, bagatekereza ko ibyo abakurambere babo bakoraga cyangwa se ibyo bakoze cyangwa se indahiro bagiranye cyangwa se alliance bagiranye n'imyuka mibi, reka mbyite gutyo, ibakurikirana. Bagakunda rero deliverance cyane. Muzanasanga insengero nyinshi zo mu Rwanda zirimo abantu bavuye i Bugande cyangwa se babaye i Bugande cyane, usanga insengero zabo akenshi zigisha deliverance, imikasiro cyangwa se curse, donc imivumo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma avuga mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda abanyarwanda kuva na kera ndetse umwami w'u Rwanda kuva kera bashakaga kumenya ikintu kibari imbere. Donc imbere yacu hameze gute, ejo hacu hameze gute, ejo hacu ese nidutera kira gihugu tuzatsinda, ese umwami wacu bizagenda azapfa gute, ese twebwe bimeze gute, ese umwana wanjye bizagenda gute. Donc abanyarwanda bakunda kuraguza,
bakunda kumenya, bakunda kugira amatsiko y'ibibategereje imbere. Ibi rero byitwa kuraguza mu muco w'ikinyarwanda, ari naho abanyarwanda buriya benshi bahera bakunda ibintu by'ubuhanuzi. Buriya ubuhanuzi no kuraguza ni ibintu biri paralele, ni ibintu bimeze kimwe urebye. Kujya kuraguza no kujya gushaka umuhanuzi, ubundi umuhanuzi ni umupfumu, ni umuntu nyiri guhanurira akakubwira ibintu bizaba imbere, ugupfumurira. So gupfumura rero no gupfumura muri future, akareba nyine bizakubaho imbere, akakubwira ngo Imana iguhaye visa, Imana iguhaye umugabo mwiza, Imana ikujyanye mu mahanga Imana ikubwiye donc akakubwira ibintu bizakubaho mbere. Abanyarwanda rero muri rusange bakunda gupfumura, donc bakunda kuraguza, bakunda ubuhanuzi, bakunda ubupfumu. Hanyuma i Burundi naho bafite ibyo yavuze, abakongomani nabo bafite ibyo yavuzeho, ngenda cyane ku Banyarwanda. Abanyarwanda rero bakunda ibintu by'ubuhanuzi. Aha rero ni naho aba escroc cyangwa se abantu batari integre, batari inyangamugayo, amabandi, reka mbyita n'amabandi, abapasiteri badafite moro, badafite ubunyangamugayo, badafite ubumuntu, niho bahera barindagiza Abanyarwanda. Kuko biratangaje kubona umuntu wize rwose, wize ajya gushaka ubuhanuzi, ajya gushaka umuhanuzi ngo amuhanurire, amubwire ibizamubaho ejo. Biratangaje kubona umuntu w'umukire, nyirabafite benshi b'abakire mu Rwanda, usanga nyine ubuhanuzi, kujya kuhanuza, kujya kubaza umuhanuzi, ugasanga nicyo kintu bashyize imbere. Donc ukabona umuntu yatwawe cyangwa se yarindagijwe n'abahanuzi. Abahanuzi benshi rero, hari abahanura iby'ukuri bien sûr, hari abahanura ibintu bizima, ariko hari n'abahanura ibintu bigendanye n'amarangamutima yabo. Hari n'igihe noneho umuhanuzi aba adafite icyo ahanura, ariko kubera ko wagiye kumuhanuzaho akakubeshya. Nta kintu Imana yamubwiye, nta kintu yavuganye n'Imana, nta connection afitanye n'Imana, noneho kubera ko wowe wagiye kumureba kugira ngo aguhanurire akakubeshya. Ibyo nabyo bibaho. So ibyo rero nibyo Perezida Kagame ngira ngo yarabirebye, aravuga ati ibi bintu bigomba guhagarara. Ariko nk'uko Aruna yabivuze, mu by'ukuri hagombye kuba hariho urwego rureberera amadini, rureberera abapasiteri, rureberera aba bashumba, rwihariye, runabakosora, runabagira inama, runabacyaha mbere y'uko Perezida Kagame ubwe abicyaha, abinenga. Hagombye kuba harabaho inzego, nk'uko muri media, mu banyamakuru habamo inzego zishyira abanyamakuru ku murongo. Hari n'abandi ngira ngo abanasi niba ntibeshye, abanyamategeko niba ntibeshye, donc aba engineers, tugira ngendo bu engineer, urban planner engineer, habaho urugaga rw'aba engineers ku buryo bashobora gukosorana hagati yabo. N'abapasiteri rero nabyo byari bikwiriye. Gusa nyine usibye ko abapasiteri barya bagira ikicwa ngumu, bagira ikintu kimeze nk'ikiburi. Donc ikicwa ngumu no kuvuga kugira umutwe uremereye. Ushobora kumubwira ikintu ukavuga ati ariko ibyo ubwira wowe kwanza uri muntu kingenda tumwe n'Imana, ugasanga nyine ntago abaye kumvikana, kuko ntago ari profession, ntago ari umwuga mu Rwanda uko byari bimeze ubu ngubu. Ntago ari umwuga wakwiga ku buryo uvuga uti nyamara hano wagiye hanze y'umwuga. Mu itangazamakuru ho umuntu yagiye hanze y'umwuga birumvikana, muri engineering wagiye hanze y'umwuga birumvikana, wakoze ikintu wubatse inzu ko utagomba kubakwa birumvikana, mu mategeko birumvikana, mu buvuzi birumvikana. Ariko muri ibintu byitwa ngo inspiration cyangwa se kwerekwa, kuyoborwa n'Imana, guhamagarwa, biragoye. Donc umuntu akashobora kugira ati ngiye niko mbyumva, niko imyizerere yanjye imeze, ariko nyine Perezida Kagame yakoze cyane kubishyiraho akadomo. Ngira ngo yanavuze ku byo Rutayisire yari yavuze, avuga ati Perezida wa Repubulika ntabwo abizi, ariko nyamara hari umugabo witwa Omar Ndikaregeya Omar, yaravuze ngo nta kintu gishobora kuba mu Rwanda kimeze kuriya cyo gufunga insengero Kagame atabizi. Ntago bishoboka. Yes, kandi koko ntago bishoboka, ntago Yusta wa RGB yabyuka mu gitondo ngo yibwire gufunga insengero. Harimo insengero zinakomeye. Eglise Catholique ni itorero rikomeye, ni idini rikomeye cyane mu Rwanda no ku isi. Ntago wafunga amaparuwasi, ufunge insengero za ADPR, insengero z'Abangirikani uzifunge, presidence muri rusange itabizi. Ntago bishoboka ko presidence yaba itabizi. U Rwanda rero rukwiye ibyiza, u Rwanda rukwiriye insengero nziza, u Rwanda rukwiriye organisation nziza. Ngira ngo nkuko bimeze mu zindi nzego zo mu Rwanda, no mu nsengero byari bikwiriye. Kuko nge nabaye mu gihugu cya Kenya na Bugande no mu bihugu bya Afrika, usanga aho biteye isoni pe. Kundi urusengero gutya zifatanye zimeze nk'izihekeranye. Ni Burundi narahabaye,
urusengero rumwe rufatanye n'urundi ku buryo noneho barushanwa mu kuzamura imiziki, you know, mu gihe umwe ari kubwiriza undi agashyiramo umuziki kugira ngo amuderanje, urumva nyine ni akajagari, you know. Noneho mu Rwanda ho bigeze no ku masocial media, umuntu akaza akakubita ikintu aho ngaho akabeshya agatesha abantu agaciro, you know, ibyo ntabwo ari byo rwose, kandi byari bikwiriye guhagarara, byari bikwiriye kugira umurongo mwiza. Hari n'icyo Arno yavuze yatubwiye kigendanye no gusoresha, we ntabwo abyemera ko amadini agomba gusora, cyane ko ari ama NGO, kandi NGOs ntabwo mu Rwanda zisora, nabyo bizagira umurongo wabyo. So mwakoze rero kubana natwe, reka mukomeze mukandi subscribe, kandi reka mbashimire cyane, mugire umunsi mwiza.